Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byamwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa, nukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami, ugira ahita ubibonera ku gihe. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ushaka code twandikire kuri 0789351626 tubigufashe. Imikino ukora ni kimwe, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona code. Watwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri izo nimero tukabigufasha. Mukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze kwandika subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiriya cyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Ese icyo cyapa kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara asate? Batubwiye ubuso gusa nibwo uravugaho. Ari avuga ngo umukara, B kavuga ngo umweru, C ngo ubururu, D kavuga ngo umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kiba gifite ubuso bw'umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru. Nta kirango kino cyapa kiba gifite. Kiba kiri kukubwira ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo kuko ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Rero kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite ubuso bw'umweru. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye iteguye neza. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyerebe kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa bye kujya bikugora. Ku ibyapa barabibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba no mu buryo bw'amashusho. Ukibuka gukanda subscribe hasi kugira ngo isomo ryose nshyizeho bitewe n'ibintu biri kukugora ujye ubyandika muri comment, iryo somo ndaritegura ukazahita uribonera ku gihe. Ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe hasi, nazashyiraho iryo somo ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza kino cyapa dufite. Ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Cyitegereze neza. Ese uri kubona gifite ishusho y'urukiramende? Ese uri kubona gifite ishusho ya kare? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu cyangwa gifite ishusho y'uruziga? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Iyo batavuze ngo ubuso bwera baravuga ngo ubuso bw'umweru ni kimwe n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Baba baduhaye ibisubizo bine tugahitamo kimwe cy'ukuri tukacyandika ku papuro kugira ngo tuze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Araba ngo umuhanda wubatswe nabi, B ngo agacuri kateza ibyago, C ngo umuhanda utaringaniye, D ngo kazamuko gahanamye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Kino cyapa bagishyira ahantu hari agacuri kateza ibyago. Noneho ntabwo buri gihe ahoramo 10%. Bashobora gushyiramo 20%, bashobora gushyiramo 30%. Ugahita umenya ko utwo ducuri turaba dutandukanye, kuko ahantu h'10% urumva ntabwo hacuramye cyane, 20 haracuramye cyane, 30 ho ni ibindi bindi. Niyo mpamvu ntabwo ahoramo 10%, bagenda bashyiramo purusa runaka bitewe n'ukuntu ako gacuri gahanamye. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero igiso cy'ukuri aricyo B. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, ariko ubonye ibyapa biri kukugora, video namaze kuyigukorera iteguye neza, jya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi bikunda kugaruka. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Ushobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo? Rino tara berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Arango ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Beka ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Seka ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Deka ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Bakunda kugishyira kwa ziriya tagisi ziba zikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ndakeka ramuzwe guhitamo A. Ndakeka ramuzwe yandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Nimero ukoresha ni 0789 935 16 tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara yishyirwaho ku buryo bukurikira. Bande bagomba kwitonda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha uwo muhanda iyo autobisi ikoreshwa mu gutwara abanyeshuri irimo. None ayo matara yashyirwaho ku buhe buryo? Arango amatara abiri ashyirwa inyuma. Beka ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, nicyo kuri D biba bishatse kuvuga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Kubera iki rimwe rishyirwa imbere? Kugira ngo abaturutse imbere baze kubona ko ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda. Irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo namwe muturutse inyuma muze kubona ko autobisi ihagaze mubashe kwitonda. Kubera iki mugomba kwitonda? Batubwiye ko ntizigenewe gutwara abanyeshuri, birashoboka ko harimo inshuke. Niyo mpamvu rero rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uzasanga iyo autobisi yitonde kugira ngo atateza ibyago abo banyeshuri. Ndakeka ko nuzitamo C. Ndakeka n'umuzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ni ryari itegeko rikenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Arango iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B kavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika kigenewe ibinyabiziga kidakora. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegeze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kuko hari icyapa cyo gutambuka mbere cyaba kiri kugena uratambuka mbere. Rero iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri feruje. Hari ahantu akenshi hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, hari abari za feruje. Rero iyo atari gukora ari amatara, hakoreshwa itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo, akaba aribo bajya batambuka mbere bakurikije iryo tegeko, kuko ibyo bimenyetso bimurika bihari byajya birerekana abaratambuka. Murabizi mwese iyo mugeze hariya hakura amaferuje, mwese ntabwo mugendera rimwe, hari abo yiremerera gutambuka bakagenda, namwe mugakurikiraho gutyo 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 gutyo. Rero igihe atari gukora ari amatara, murabizi hari igihe agera agapfa, hahita hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko aramutse guhitamo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko aramutse kuyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi mwese iyo ugeze hariya kuri mwebwe mubyita ngo ni feruje mu ndimi z'amahanga, ariko hari ahari ibimenyetso bimurika, ubundi biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko hari igihe hano mu mujyi wa Kigali muba muri kugenda mukabona babishyize hejuru, cyangwa mukabona mwabe babishyize ibumoso. Ese ni ukubera iki biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Ese ni ukubera iki ko byakagombye kujya iburyo bishyirwa ibumoso cyangwa hejuru? Byagenze ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ariya ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, hano bavuze abagenzi ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari gushyiramo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, bashobora kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Kandi byakagombye kuba biri he? Iburyo. Ariko hano i Kigali mujya mubibona ko n'ababishyize hejuru mukabona mwabe babishyize ibumoso. Ese ni ukubera iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza, atari na bino bimenyetso bimurika gusa, n'ibyapa byo mu mihanda, n'iriya mirongo yo mu mihanda, biriya bimenyetso byo mu mihanda byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, birusheho kugaragarira neza umugenzi bireba, kugira ngo bimurinde ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu bagomba kubishyiraho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko guhitamo C, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndetse ko n'ikiza mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino modoka dukoresha mu buryo bwa rusange, zidutwara mu buryo bwa rusange. Si yo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa wazo ni uwuhe mu saha? Ibintu bya kilometero runaka mu saha. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Araba ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A.
iyo nta mategeko ahubwo by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Ndakeka ko muzi guhitamo a kilometero 60 mu saha, ndakeka ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kibaza ngo iki, kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Aranga iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Beka ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Deka ngo ibisobanuro byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri, B ikaba ari isomo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko hari ayo mategeko baba bari kugaragaza ese wemerewe kuhaca, wenda akaba ari nk'icyapa kikubuza kuhaca. Ariko mu gihe nta mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, abanyamaguru baba bashobora kuhaca. Ndakeka ko bari muzwitamo C, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, volomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na volomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kubera ko bitagishoboka kubona muri metero 200, hari ukuntu baragaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uzasanga izi volomoteri, izi romoroki zikuruwe ahita abibonera kure amenye ko agomba kwitonda. Ese garagazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arango ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo ni itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari isomo cy'ukuri. Mu gihe kuri D ho bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandikaho papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Noneho kino kibazo hari igihe bakibajije bakakikubaza neza neza kimeze gutya. Noneho kuri A bakavuga ngo ni itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B bakavuga ngo ni itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C bakavuga ngo ni itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D bakakubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uzahita uhitamo D. Urabona ko niriya A bazaba bagabanyijemo uduce twinshi, kubera ko A batubwiye ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ubwo rero nibavuga ngo A ni itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B ni itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C ni itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D ibisubizo byose ni ukuri. N'ubundi niriya A bizaba bikubiye mwayira A, nuko bazaba bayigabanyijemo uduce twinshi. Uzahita uhitamo D ku bisubizo byose ari ukuri. Impamvu mbabivuzeho nuko mbazi ko hari ibibazo byinshi bibaza kuriya. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, Beka ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari isomo cy'ukuri, D ikaba nta isomo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bashobora kugihindura mu kizamura akora mu kanya, bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A inyuma ni santimetero 350, B imbere ni santimetero 170. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Urabizi neza ko metero imwe bingana na santimetero 100. Bashobora no kubishyira muri metero bakavuga ngo inyuma ni metero 3 n'ibice 50, B bakavuga ngo imbere ni metero 1 n'ibice 70. Naho nibikugore bazaba bafashe ziriya santimetero bazishyize
muri metero. Ntibikugore, murabizi, niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizami kugira ngo tubikubwire hakiri kare, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsira, murabizi niyo ntego yacu. Hano ndakeka ko amaze gutema isomo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, n'isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Ndakeka ko amaze guhitamo A, ndakeka ko amaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ndakeka ko amaze guhitamo rero A, ndakeka ko amaze kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo twigane mu shuri, nabwo ukoresha iyo nimero ukatubwira amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira cyangwa duhamagare ku izo nimero rero tuyafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande 3, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki rero? Mu byapa byo ku mihanda, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanura iki? Arangwa hegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Mbega ngo inzira ibambiye imbere, seka ngo inzira itabambiye itanafunze, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ese hano urabona izo kuri cyanya cyari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Iyo bavuze ngo iyi nzira irabambiye, ni zino nzira ziba zikoze nk'urwego ku bantu mwatembereye muzi ziriya nzira za gari ya moshi. Hari aho ubona gari ya moshi iri kugendesha amapine, hari n'aho ubona iri kugendesha ibintu bimeze, ukabona gari ya moshi nta mipine ifite, iba iri kugenda ku nzira ibambiye ikoze nk'urwego. Ziriya nzira za gari ya moshi ku bantu mwatembeye mujya mubibona ukuntu biba bimeze. Ariko ikindi kintu nakubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, imihanda yayo ifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya inzira ya gari ya moshi. Gari ya moshi igiye gutambuka kugira ngo itagusanga mu nzira ikakugonga, kuko iyo ntabwo igihagarara ngo ihagarare ngo itegereze umanze wambuke. Oya, ikintu isanze mu nzira irakigonga igakomeza urugendo. Rero kugira ngo bakwereke ko ugiye gutambuka, hari amatara yakura umuriro myatsa rw'umutuku bashyiraho, yaba igiye gutambuka akajya agenda ayo matara yakazima ari kugenda myatsa y'umutuku, ukamenya ko ugomba guhagarara ikamanza gari ya moshi igatambuka. Impamvu babivuzeho hari ikindi kibazo bakunda kubaza, akavuga si inzira za gari ya moshi zigaragazwa n'ibimenyetso bisute n'amatara asate yakura umuriro umeze rute? Uzahita ubikora. Mba bivuzeho kugira ngo nugerwaho bakakikubaza uhita ugikora, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ubonye nta bushobozi ufite bwo kuza ngo twigishe haba mu buryo bwa online cyangwa mu shuri, ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nkizaho n'ubundi kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri n'amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu, n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma, ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 20, mbega ngo santimetero 30, sega ngo santimetero 50, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo santimetero 60. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se santimetero 50. Ndakeka ko bamaze guhitamo se, ndakeka ko bamaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi zazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Arangwa hegereye inyuma
ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbega ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Nahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko muzwitamo A. Ndakeka ko muzkwandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo ikitegereze neza. Kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse cy'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Iyo bavuze ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ibirango by'amabara asate. Nibyo tugiye kureba. Araba ngo umweru n'umukara. Bega ngo umutuku n'umukara. Seka ngo ubururu. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari umutuku n'umukara. Kuko murabizi kiriya kirango kiriya modoka haba harimo imodoka ebyiri. Harimo imodoka y'umukara iburyo n'imodoka y'umutuku ibumoso. Niyo mpamvu hano duhisemo B. Aba ari umutuku n'umukara. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki. Nibyo tugiye kureba. Aranga ngo nyuma y'umwaka umwe. Mbega ngo nyuma y'imyaka 2. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri nyuma y'umwaka umwe na nyuma y'imyaka 2 ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko nazwitamo B. Ndakeka ko namuskandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka uhite ugikora mu kizame urabazwa mu kanya. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ryari ashobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ibyo se bibaho ahubwo? Bibaho se byabaho mu kihe gihe? Arango mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mbega ngo igihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B ikaba ari igiso cy'ukuri mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe. Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba cyacitse nka feri. Uhita rero wakiriza amatara ndangacyerekezo yose y'ikinyabiziga cyawe ukayakiriza icyarimwe kugira ngo abandi bamenye ko hari ikibazo ku kinyabiziga cyawe gishobora kubatera ibyago. Ahasigaye bamenye ko bagomba kwitonda. Rero uhita wakiriza icyarimwe amatara ndangacyerekezo yose y'ikinyabiziga cyawe. Ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse feri, cyateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara.
ugiye gukata nk'ibumoso ugatinda kwerekana ko ugiye gukata ibumoso, ugiye gukata iburyo ugatinda kwerekana ko ugiye gukata iburyo. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bakoresha umuhanda? Ko umuhanda ntabwo ari we wenyine uri kuwukoresha, ariho ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Mbega ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe, mu gihe kuri se bari kutubwira ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntacyo bibangamiraho. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza usubizanye ubwitonzi, iso kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara, bishobora gutuma we aza ku muvuduko uri hejuru kubera ko atabonye igihe gihagije cyo gufata feri hakiri kare, ugatuma akacira feri, kandi gukacira feri biba byamuteza ibyago. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kitigeze neza kibuza. Ucyumva ngo kibuza ubwo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko hano ibirango bifite amabara abiri ariyo umutuku n'umweru, harimo imodoka. Ese kino cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bimeze bite? Araho ngo ku binyabiziga byose, mbega ngo ku binyabiziga byose bifite moteri. Se kavuga ngo ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ibinyabiziga byose uretse iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. No kuvuga ngo kino cyapa iyo ukibonye ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, ariko ho uba wadepasa nk'amaza velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, amagare, byo uba wabidepasa, ariko ukaba ubujijwe kunyuranaho udepasa imodoka, udepasa amakamyo, udepasa amavatiri y'ifasi, byo biba bibujijwe. Ndakeka ko muzitamo rero C, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiza mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Ese giteye ku buhe buryo? Ara ngo uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Mbega ngo uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. Se ngo uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ni mpande 3 mu buso bw'ibara ry'umweru, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Abari impande 3 mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Urabizi kiriya cyapa ukuntu kiba giteye. Biriya cyapa gifite ishusho ya mpande 3, ubuso mu ibara ry'umweru, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko muzitamo D, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiza mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujije kubuza amahoni kirangwa. Ntabwo ahantu hose wagera uba wemerewe kuhavugiriza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Icyo cyapa rero bashyiraho kiba giteye ku buhe buryo? Ara ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Seka ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tigeze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hano isoki kuri nta kindi ni se aba ari ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Murabizi kino cyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni, nyine uri kumva birabujijwe, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndizera ko kino kizame dukosoranye hari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Biba byiza iyo ufite mugenzi wawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda ukamwohereza zino video, ukamusharinga zino video akazireba, nawe yazagerwaho agakora rimwe agahita atsinda. Like ino video niba wayikunze, unandike comment y'amanota wagize kugira ngo turusheho kumenya ese biri kubafasha. Ikindi ni ukwibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode. Ukeneye kwiga ukoresha nimero, asigaye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.